bazabaho bate kandi hari ibyo numva yuko nzirizwa ntagomba gukora. Ku ruhande rwanjye rero numvaga hagomba kubaho kwikuramo imyumvire yaba umugabo n'umugore bakamenya neza yuko imirimo yose yo mu rugo ni yabira bareba. Ariko mu by'ukuri turi hano kugira ngo duhindure ibitekerezo by'abantu. Yego. Ntabwo kuba turi hano ntabwo dushaka ko abantu bakomeza kumva uko bameze, ahubwo dushaka kureba ngo ikibazo kiri hehe tugikemure. Niba abantu urubyiruko rw'abasore rwarisizemo ngo ngiye sinakubura, icyo kintu nicyo dushaka ko gihinduka. Kuko niba umukobwa byo muri logique umusore yakubura, ariko na nyuma ya mirimo hari izindi nshingano umudamu ze mutegereje. Mu gihe wa mugabo yafashe akanya araruhuka, nizihe tuzi neza yuko ntabwo ubuzima burangira muri salon no mu gikoni. Wa mugabo araza gukina happiness. Nta muntu utanga ikintu adafite Claude, nta muntu utanga ikintu adafite. Ari buze kugera avuga ati ngiye naruhutse nanyweye agacupa n'agakofi nakanyweye nanyweye n'amazi ndumva ameze neza, nkeneye yuko niyo happiness nyibona. Umugore ati yashwida ugiye ati ndananiwe reka nduhuka ati ngese nakoze ati subunanijwe n'iki yibaye kabiri gatatu umugabo bita gasuzugura. Niyo ntandaro yo reka maze mbashimire kuko igitekerezo cyiza mwagize cyo gutegura ideba. Yego. Nitwa Fanny umutoni wa se. Yego. Nkorera Radio Flash FM muri kiganiro cy'umuryango. Yego yego. Muri kiganiro mazemo imyaka igera mu 8. Ari byo Claude avuga ndetse na Dani ntabwo turi buhuze na gato. Claude ati umugabo akeneye kwicara mu rugo agashubwenge agapanga tudiru. Ndamwamagara bati mukecuru ndamwohereje ya gahunda yanjye imwe. Umukobwa ageze aramubwira ati rero umugabo yambwiye ko guteka byakunamiye, none ugiye kwicara wige guteka uve kuri buri kintu A Z. Maze kureba urugamba rw'uko umwana w'umuhungu mutoya ari nawe uzavamo umugabo, n'uburyo muri kamere y'abagore hari ikintu bifitemo cyo kumva ko yabonye umugabo abonye igisubizo. Yego. Iyo abantu bahuje bajya baca umugani ngo iyo abantu barya ari babiri ntabwo bihora. Iyo abantu bombi uyuzanye imbaraga zawe nkeya wasigaje igihe wakoraga ya mirimo yawe, nanjye nkazana izindi mbaraga nkeya tukazihuriza hamwe byatubyara inyungu. Nk'urugero rwihuse, iyo umugabo n'umugore bagize igihe cyo kuganira, bakaganira ku bikorwa by'iterambere, bakavuga bati dukora iki, abishyize hamwe nta kintu kibananira. Ariko ntabwo abantu bajye kwishyira hamwe mu gihe kirimo ya myumvire yo kumva ko hari imirimo indeba n'imirimo itandeba. Ese koko mu by'ukuri Dani, wenda tugaruke kuri Dani, mu by'ukuri ubaye ukundana n'umukobwa akaba uwo mukobwa akaba hari valeurs zimwe utamubonaho cyane cyane nk'imirimo, kuko ntabwo ari imiryango yose yigisha abana b'abakobwa gukora imirimo. Turafata urugero wenda mama Fanny araza kutunganira, hari imiryango itigisha abana b'abakobwa imirimo, aho usanga umwana avuka cyane cyane mu mujyi, usanga umwana avuka akanageza mu myaka 15 atazi no gukubura. Bitewe nuko tuba mu mujyi iwabo avuka iyo hari abakozi batatu, ukubura umesa uteka, n'ubarindira igipangu nijoro wenda umuzamu. Umwana agakura akageza mu myaka ajya kuri secondaire muri interna, yagera no muri interna bagasanga ntazi no gusasa. Ese ukundanye bene n'uwo mukobwa ushobora kubaza ati uzi se, akavuga ati reka ntayonze cyo ni igiki, uzi umukubuzo umweyo ati ntawanze. Ukundanye n'uwo mukobwa waba proud yo kuba wamugira umugore? Aramutse atarimo kora televiziyo cyangwa arimo kora football gusa ya hobby, akaba ari mu kintu kizwi ko ari diplomatique, nge numva atagombye kwakizwa yuko yavunishije umuntu. Hari ikintu ndi bugarukeho gato mu mbabare gato Nelson, abikomojeho neza ngo za mbaraga zo kureberera ubwo kureba gusana n'iki. Claude ntabwo bishobora wenyine, niyo mpamvu Imana yabonye ko umugabo adahagije muremera umufasha umufiriye. Ntabwo mu rugo hatari amahoro, ntabwo utafashije wa mudamu muri mwe bimugoye ngo niyo happiness iboneke. Urusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro. Inzira ya makobwa, makobwa.
ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Ibihe byiza cyane ku bantu bose mudukurikiye aho uherereye hose muhaye ikaze kandi agushimiye cyane ko udukurikiye mu nzira y'amakobwa. Reka mbaye ikaze ariko muri kiganiro ngiye kwakira abatumirwa baza kutuganiriza ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko zishimangira umumaro wo gusaranganya imirimo mu rugo mu muryango. Ni ukuvuga ngo hari ingaruka zo kudasaranganya imirimo mu miryango. Uyu munsi nabatumiriye impuguke baraza kutuganiriza, turazavuganira ku ngingo zitandukanye zisapotinga cyangwa zigaragaza cyangwa zishimangira uburyo kudasaranganya imirimo mu muryango habamo ingaruka zo kudindira mu iterambere ndetse no mu burere bw'abana mu rugo. Ikaze muri kiganiro ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa wacu wa mbere yitwa Dani akaba ari impuguke mu bijyanye na media cyangwa itangazamakuru. Ikaze Dani. Murakoze cyane. Muha ikaze nanone Claude akaba ari CEO wa IBTC ari nawe muterankunga mukuru w'iki kiganiro cyacu Inzira ya Makobwa. Ikaze Claude. Murakoze cyane. Dufite impuguke nanone twatumiye muri kiganiro cyacu akaba ari impuguke ndetse akaba akora mu itangazamakuru. Ni umuntu ukunda gukora inkuru nyinshi zitandukanye kujyanye n'iterambere ry'umuryango. Ikaze Fanny. Urakoze cyane. Urakoze. Turi kumwe na Namsiz nawe akaba ari umwe mu mpuguke kubijyanye na media cyangwa kubijyanye n'itangazamakuru. Nawe tuguha ikaze Namsiz. Hagati urumva ko muri kiganiro dufitemo abahungu n'abakobwa ndetse n'abantu bubatse ndetse nanjye ugiye kuyobora ikiganiro yitwa Nelson mucyo nanjye ndubatse. Reka tubaye ikaze tugaruke mu kanya nyuma ya iyi publicité gato ya imuterankunga wacu. ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Turagarutse mu kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kudasaranganya imirimo yo mu rugo, ihurizo ku iterambere ry'umuryango. Kudasaranganya imirimo, kudafashanya mu rugo bifite ikibazo cyangwa bifite ingaruka mu iterambere ry'umuryango. Iyi ni imwe mu nkuru iri gutrendinga cyangwa imaze iminsi ica ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'imiryango imwe n'imwe iharanira iterambere ry'umuryango ndetse inavuganira abagore ndetse n'abakobwa bagiye babigarukaho. Hari ubushakashatsi bwakozwe
bimwe mu byakoze bavuga ko mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu cyaro usanga imirimo yo mu rugo idahemberwa ikorwa n'abagore n'abakobwa gusa, ku buryo iyi myumvire idahindutse ishobora gukomeza kuba inzitizi mu iterambere ry'umuryango n'igihugu. Hanyuma hari akantu kamwe navuga ko turi bushingira muri kiganiro, bavuga ko mu Rwanda ikigo cy'ibarushamibare ni ukuvuga ngo ni ikigo cy'igihugu yego kivuga yuko cyangwa cyerekana ko mu cyumweru umugore w'umunyarwandakazi akoresha amasaha 26 n'ibice 7, bivuze ko ari amasaha hafi 4 ku munsi, mu gihe umugabo we akoresha amasaha 2 gusa ku munsi. Ibi rero bikagaragaza imvune nyinshi cyane abagabo muri iyi statistique bivuga ko abagabo bavunisha abagore babo. Ese niko twese tubyumva? Reka twakire abatumirwa bacu. Ngiye guhera ku umukobwa Namsisi, ikaze nanone. Ubundi mbere yuko ugira icyo tubwira Namsisi, ninde ku muntu wenda wakwivuga nkande cyangwa abantu bakumenye bagute? Amazina yanjye ubusanzwe ni Namsisi Fanny. Yego. Nize ibintu bijyanye n'itangazamakuru, hashize igihe mbikoramo. Ubuzima busanzwe ndi umunyamakuru. Nibyo ngibyo ibinyamakuru byandika, nkakora kuri za radiyo zitandukanye, ngenda nkoraho bitewe n'igihe wenda runaka umuntu aba arimo, agakorera radiyo akagenda akajya ku binyamakuru, ariko mu buzima busanzwe ndi umunyamakuru. Urakoze cyane. Iyi nkuru rero ibirasohotse ati abagore baravuga cyangwa ibintu bigaragaye ko abamama, abagore, abakobwa bataka kuvunishwa n'abagabo. Niko byumva wowe? Niko byumva. Niko byumva kubera ko dushingiye no kuri iyo mibare yagaragaye amasaha abagore bakora cyangwa se n'abagabo ayo bakora, twasanze ngo ubushakashatsi bwaragaragaje ko amasaha 4 ariyo abagore bakora ku munsi. Yego. Igitsina gore muri rusange Yego. niyo bakora ku munsi, ariko ugasanga abagabo bakora amasaha 2, ubwo igitsina gabo dushyiremo n'abasore, ubwo bose ni urugendo rimwe. Ariko usanga ikibazo kirimo icyambere cyo mibare irabigaragaza cyane. Niba imibare igaragaza ko hamwe ari amasaha 4 ahandi hakaba 2, ane ku munsi byamaze kwigaragaza. Ariko mu buzima busanzwe niyo ugeze mu miryango itandukanye usanga abagore, ngiye nk'umukobwa ndi buvuge ku ruhande rwanjye rw'umukobwa, usanga imirimo myinshi yo mu rugo iharirwa twebwe abakobwa. Mu gihe basaza bacu bicaye, wenda tuvuge muvuye mu kazi kamwe, wenda tuvuge muvuye ku ishuri mwese, muri abana mwese mu rugo, ariko ugasanga umwana w'umuhungu yiyumvishe ko imirimo yo mu rugo itamureba, akagera mu rugo wenda akajya muri televiziyo akareba, mu gihe umukobwa agiye kuvuga ati ndi bwoza ibyombo, wenda nasize ababyeyi banjye ntibahari, ndi bwoza ibyombo, ndi buteke, ndi bukora imirimo yose nkuhure, cyangwa se na mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri, ugasanga umukobwa aravunika cyane. Ntabwo rero najya kure iyo nkuru, ni mu buzima busanzwe biragaragara cyane. Tugaruke ku mirimo bavuga muri iyi nkuru. Harimo turimo turavuga ku mirimo yo mu rugo, ntabwo tuvuga ku mirimo yo hanze yo mu rugo. Hari imirimo bavuga kuvoma amazi, kumesa, gushaka inkwi, guteka, kurera abana n'abantu bakuze, guhinga, kwita ku barwayi n'indi mirimo itandukanye yo mu rugo ivunanye ariko idahabwa agaciro, idahemberwa. Niko byumva Dani? Murakoze cyane. Yego. Kuba abadamu cyangwa se abakobwa bavuga ko bavunishwa mu rugo, ntabwo mbyemeraho cyane neza, ariko njye ntekereza ko habawe kugabana inshingano. Hari ibyo umukobwa agomba gukora mu rugo, hari n'ibyo umugabo akora mu rugo. Kuko niba babyutse akajya guhinga, umugore nawe akaza akajya mu tundi n'umugabo akajya mu tundi, ariko nawe afite ukundi yagiye gushakisha amafaranga. Urambwira uti bava kwiga bose, umwe akajya muri televiziyo, undi akajya guteka, ariko hari igihe uri busange nubwo wagiye guteka akajya muri televiziyo, hari igihe usange ari buzinduke akaguta mu buriri yazindutse ajya gushakisha ukundi. Bivuga ko imirimo ivunanye, muri iyo mirimo yose abagabo nibo bavunika kurenza abagore cyangwa abakobwa. Abagabo barahiga cyane. Niko byumva Claude? Niko mbyumva. Mbere na mbere nagushimira kubw'igitekerezo cy'iki kiganiro. Yego. Kandi koko ino awareness irakenewe, ariko nyirizina njyewe ari ruhande ndiho. Maze kureba
urugamba rw'uko umwana w'umuhungu mutoya ari nawe uzavamo umugabo n'uburyo muri kamere y'abagore hari ikintu bifitemo cyo kumva ko yabonye umugabo abonye igisubizo yego no kuba nyine na mama uyu ugiye gushyingirwa atangira kumutongera ibintu byo kwanga uzaba umugabo umenye ko byose none bikagaragaruka n'umugore muramutse muri kumwe mu buriri ashobora kuba arabangamiwe no kukiryama kandi bashobora gukomeza kandi umugabo udakora ariko uburyo uramutse wanagiye washaka ukaba gusa muva iruhande yego we ntacyo bimubwiye icya mbere nuko azi ko iyo wagiye nk'umuntu muzima utarwaye ufite ibintu bikora kandi nawe ugenda ubibona niyo ugiye ucaza Nyabugogo mu bantu wenda bakora nk'umukarani wenda ngufu ubibona ko mu isura y'uwo mu rugo nta mugore wawe ukora rero urumva ageze mu rugo wenda yihaye n'abagore bakora ubukarani ariko mu bigaragara urebye niyo statisitike gukorwa na Nyabugogo wasanga bose ari abagabo none niba twebwe twese twareye kujya tugera mu rugo saa 11 yego tukahagera njye mfite imirimo nakoze ishobora gutuma ahubwo nshobora kuba ndamutse nongeyeho n'ibindi wenda ashobora no kunegeka ariko no hariho n'ibindi bintu by'abagabo bakunda kugira ngo byitwa amadiri by'amakonception akomeye aho aba agomba kwidetasha cyangwa ugahamagara umugabo mugenzi we mu gapasiparumu cyangwa mu rugo wowe ukaba wagiye muri iyo mirimo yawe wowe ukaba uzi yuko ngo gutekereza ku ibintu wowe ukaba uzi ko Fanny uremeza nka Claude reka maze mbashimire kuko igitekerezo cyiza mwagize cyo gutegura ireba yego nitwa Fanny umutoni wa se yego nkorera Radio Flash FM muri kiganiro cy'umuryango yego muri kiganiro mazemo imyaka igera mu 8 ari ibyo Claude avuga ndetse na Dani ntabwo turi buhuze na gato Claude ati umugabo akeneye kwicara mu rugo agashubwenge agapanga tudiru twinjiriza urugo reka duhere gato tunashimira leta y'u Rwanda yego yimakaje ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye yego iyo bavuze uburinganire n'ubwuzuzanye ni ukureba impande zombi kureba intege nkeya zanjye ukazongera kuzawe nkeya tukuzuzanya ubundi ibintu byose bikaringanira yego ari umugabo arakora n'umugore arakora birumvikana yego hari ikintu njye nkunda guha agaciro cyane burya umuntu ni nk'undi yego uba wibaza ko wakoze iyo mirimo y'ingufu koko yego mwubahwe ariko zirikana neza ko nanjye hari ibyamvunye kandi utazi ari naho bihera yuko benshi batanabiha agaciro yego umugabo bamwe mu bagabo bibaza yuko abadamu batavunika umudamu yuriye mu rugo ntabwo yavunitse ariko yakoze imirimo myinshi icyarimwe yakubuye arakoropa yoza amasahani aheka umwana aramesa kandi akeneye ko nuramuka atashye nawe ari bukwiteho uwo ni wa mudamu wirirwa mu rugo turebe kuri wa mudamu uba mu cyaro umugabo yaraje muri ya madiro kuko Claude abivugana cyangwa waje gushakisha wa mudamu akora imirimo myinshi icyarimwe kuko ababazwa za nshingano z'urugo bagakoze ari babiri ariko n'umugabo afite izo yaje gukora i Kigali cyangwa se ahantu runaka nawe azacyura amahaho ariko ugasanga ya myumvire niyo numvanaga abagabo turi kumwe hano yumva yuko we ibyo yaba yakoze biba bihagije hoye ntabwo biba bihagije kubera ko n'umudamu cyangwa se n'umugore aba yakoze ibihagije ku ruhande rwe mu ntege nkeya ze reka ngaruke ku byo na Musisi yavugaga duhere burya umukobwa w'uyu munsi niwe mugore w'ejo hazaza n'umusore w'uyu munsi niwe mugabo w'ejo hazaza hari igihe turenganya urubyiruko cyangwa se abana tubyara kandi ari twe ndorerwamo bagomba kureberaho umwana w'umukobwa yabona papa atamfasha birasaba yuko we aza kuza ibicyuho agakora ya mirimo nk'iyo nagakoze mu gihe bamwe mu basore bakurira mu rugo yabona papa ku mugana avuye mu kazi akumva ko kazi yakoze gahagije akajya muri pasiparumu akanywa ku mazi cyangwa bakajya kunywa akantu umugani w'ubu ngubu banapanga ya madiro nawe umwana w'umusore azarebera kuri papa we ntabwo azibuka kujya mu gikari kujya kura ko mushiki we yavunitse ntuzanire byibura amazi ukeneye ko ngukorera iki cyakuvunnye ntabwo yajyayo kuko na papa ntabyo yakoze aho rero niho turi bushingire twemeza neza yuko abenshi mu badamu bakora imirimo myinshi icyarimwe kandi badahemberwa shimira abakoze kiri no pourcentage bavuga yuko abadamu baruka amasaha abiri ku munsi bakora amasaha abiri amasahane umugabo agakora abiri ntabwo ibyo byagakwiriye kuko twamaze kubona yuko umugore ni urugingo rw'umugabo bivuze ngo ya mirimo yose iri gukorwa ariko na nyuma ya ya mirimo hari izindi nshingano umudamu zimutegereje
mu gihe wa mugabo yafashe akanya araruhuka. Nizihe Tuzi neza yuko ntabwo ubuzima burangira muri salo no mu gikoni. Wa mugabo araza gukina happiness. Nta muntu utanga ikintu adafite Claude. Nta muntu utanga ikintu adafite. Yego. Ari buze kugera ahavuga ati ngiye naruhutse nanyweye agacupa n'agakofi nakanyweye nanyweye n'amazi ndumva ameze neza. Nkeneye yuko niyo happiness nyibona. Umugore ati yashwida. Ugiye ati ndananiwe reka nduhuka ati yese nakoze. Ati subunanijwe n'iki? Yibaye kabiri gatatu umugabo bita gasuzuguro. Niyo ntandaro yo kuba hari kuboneka amakimbirane mu ngo. Kubera iki hari imirimo yahariwe bamwe. Yego. Abandi babona yuko ibyo bakoze bihagije. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Yego. Ishimira abagabo cyane. Bamwe mu bagabo amenye neza yuko bamaze gukanguka akavuga ati burya ntabwo nashakira ibyishimo aho bitari. Baba bavanye muri ka kazi ka buri munsi bageze mu rugo akavuga ati ndagerageza nkoresha abana homework nawe utegura ibyo ku meza kugira ngo byibura nta mugenzi abona yuko utigeze umutererana n'ahandi ntaza kugutererana. Ariko ntarimo kuvuga ngo abadamu barasuzugura mu buriri ntubahiriza inshingano. Kuki yavuye mu dukuruse aza kugera mu buriri umubiri wacitse intege araguha ibihe byishimo wadafite. Icyo nshaka kwibariza Claude ni ikintu kimeze gutya. Nirya hari nkaho uhagarariye abagabo turi kumwe hano. Nirya ari nk'umugabo wakumva yuko nirya uzemera ko umudamu we naniwe. Urakoze. Sinzi wenda ubushobozi uwo mugabo cyangwa ku understanding imyumvire y'abafite. Ariko nawe mu gihe runaka wananiwe uri umugabo. Umugabo umugore akagushakaho happiness. Nawe uramubwira uti ndananiwe. Nekiza ko byo kubaho understanding iri hejuru. Mu gihe umuntu yaba koko agaragaza ko araniwe. Kandi none nawe nubwo uba wirengagiza wigize wenda nkana niba ko nabyita. Uramutse uri umuntu ushyira mu gaciro. Nawe waba wibuka ko nyine utanamufasha muri ya mirimo. Ariko ngewe ntekereza yuko none ubwo hajemo gucika intege kuri physique. Gutandukanye none na bya bindi nahoze nge nivugira. Nge nahoze nivugira kuri gahunda ya diplomasi na polisi z'urugo. Rero Fanny arandeviye uko anjyanye muri weakness zatutse mu munaniro w'umubiri. Yego. Kuko ntekereza ko ubu turi kuri sije cyane cyane wenda y'icyo kintu cy'imirimo gukaraga. Ese birakwiye ko dusaranganya ya mirimo nyuma y'akazi mugeze mu rugo birakwiye nyuma y'akazi bakwiye ko twasaranganya. Ariko tubanze twibaze ngo ni iyihe mirimo wenda tubijyemo hagati. Mwese mwavuye mu kazi niyihe mirimo umugabo yakora mu rugo afatanije yindi yitiriwe ko ari y'abadamu cyangwa y'abakobwa. Ese koko birakwiye ko papa nugera mu rugo mama araba ari kwita ku mwana cyangwa mbese umwana nawe ugakubura? Urakoze. Wabikora? Nyine umva ikintu kiriho. Yego. Twese dukura hariho n'abakuriye wenda no mu cyaro. Yego. Twaranabikoze wenda mu buryo butanashakwaga kuko wenda mama atari kuguha ibyo kurya utagiye gusenya. Yego. Bivuze no gusenyura bizi no kwasukura bizi. Ariko noneho hari urundi rwego wagezeho. Wibuke ko abagore inshuro nyinshi wenda ntabwo ari nyinshi cyane ariko hari percentage nini igaragaza yuko iyo ushatse umugabo uri wiki mu mutwe. Yego. Birangira kubera ya weakness ye kandi utazadivorce kubera weakness ye yuri umuntu warezwe. Birangira nyine ubaye umumama utendebutse mu bushobozi. Bikaza kurangira hari ukuntu nyine bigaragara yuko utitwa mabuja abantu benshi baza gukomanga bashaka imibyizi mu rugo. Yego. Ariko ifite umugabo ukora kuri bwa buryo nakubwiye bwo gukora ibintu bye muri style diplomatique. Style diplomatique ari gute? Ni kwa kuri nyene gutegura ukuntu uzahora na kanaka dusangira kacyayi kugira ngo tugere kuri diru runaka. Itekereza umuryango mu gihe kiri. Kandi iyo diri ibonetse kwa ko mu mugabo no mu gukina kumwana hora harimo ibintu byo kubaka utwondo. Umugabo amo kubaka. Rero cyaje uzabona igipangu gifite portail nziza kikaza no kugira abantu gisakarwa kuri portail kikajyana sonori. None bikaze kurangira wa mudamu urimo yitwa mabuja. Abantu baza bamutiye bavuga ati mabuja ari heye. Zirambaraga zose zishobora kuva mu kuba umugabo wonye umwanya wo kubona umwanya wo gutekereza no kudiringana babana. Nubwo bigaragara ko atari mu ya mirimo mito aramutse atarimo kora televiziyo cyangwa arimo kora football gusa ya hobby akaba ari mu kintu kizwi ko ari diplomatique.
njye numva atagombye kwakizwa yuko yavunishije umuntu. hari ikintu ndi bugarukeho gato mu mbabare gato Nelson abikomojeho neza ngo za mbaraga zo kureberera ubwo kureba gusana n'iki Claude ntabwo bishobora wenyine niyo mpamvu Imana yabonye ko umugabo adahagije murebera umufasha umufite ntabwo mu rugo hatari amahoro ntabwo utafashije wa mudamu muri mwe bimugoye ngo niyo happiness iboneke wagira igitekerezo cyo gukora ya portail ahubwo ni handi uzasanga urugo rurinda rurunduka kubera iki wa mugabo urusaku rwabaye rwinshi ndavunika kandi nange ndakora munyemere tusubire ku rubyiruko gato babana babasore bavukira mu muryango za nkumi nizo mbaraga z'igihugu kandi twavuze ko turi miruwari turi indorerwamo ari twe bagomba kwireberaho n'uwo mwana naramuka aramutse abonye mama avuye ku kazi ubwo ngenda afata kuri kote ebyiri ndakora ku buzima bw'ababa mu cyaro n'ubuzima bw'ababiki b'abafonctionnaire ko ntago mu mujyi abo mu imiryango yo mu mujyi ntimeze nk'imiryango yo mu cyaro reka mbere gato ku miryango y'abantu basobanutse bize baba mu mujyi abo batekereza n'izo diri ko ntabwo batekereza diri uri mu cyaro wa muntu wo mu mujyi byanze bikunze mwembi muvanye mu kazi mwese y'amasaha y'akazi tuyaziranyeho ni saa 12 n'igice cyangwa se shift yangira saa 11 hari amasaha tuziranyeho dusoreza akazi kacu none bibaye ngombwa ko twese tugeze mu rugo twembi ariko nubwo ngeze mu rugo hari ibintu urugo umuntu atiremo rubamo akazi kenshi wenda mwakerera mu gitondo musiga icyuma kidasashe murafunga muragenda abana amashuri yatangiye mugeze mu rugo abana akeneye kujya kureberwa mu makaye ngo barebe kujya kureba iby'umukozi ateguye ngo n'ukuntu uzabugaburira umugabo sibyo babana byose dukora barimo baratureba wenda baracyari bato bakeneye kuzatwigiraho ibintu byinshi noneho umwana wanjye papa ageze mu rugo ahise afata telecommande ashizeho umupira agiye kureba cyaje kureba amakuru mama agiye mu gikoni umwana ameze ate yarwaye afite umuriro agiye hirya no hino cyangwa se umugabo ntagiye no kuri filime da koko Kalisa cyangwa Karora aje kumusura bagiye gupanga za jero akagwa cyangwa bagiye kuganira ku iterambere ry'umuryango nk'uko Claude bitubwiye neza ariko ibyo byose ntibikuye ko mwese mwavuye ku kazi nubwo wagize uwo mwanya wo gutekerereza urugo n'iki ni byiza wakoze ariko nawe mudamu hari ibyo yagiye gukemura mu rugo ni handi tuzahurira muri cya cyumba rero ukitwa ko nagusuzuguye ati se wakoraga njye ntakora ese ukora wenyine ugasanga havuyemo ya makimbirane babana bazabigenderamo kubera iki ntabwo nzabaho ibyishimo nka nyina kandi nanjye ntabyo nabonye ntabwo nzabereka urugero rwiza kandi nanjye ntabwo nabonye tunyarukire gatoya mu cyaro bigaragara yuko abadamu bo mu cyaro baravunika totally abadamu bo mu byaro barakora cyane yego ku ruhande rwanjye niko mbibona bitewe n'aho umuntu aba yaragiye n'amakuru atandukanye baragiye abona niba umugabo avuye guhinga saa 5 nibwo benshi basoza kujya guhinga byanze bikunze hari igihe adaca no mu rugo agaca ku kabari akajya gufata agacupa cyangwa se akaba afite n'isoko ari bureme cyangwa se izindi gahunda ari bujyemo ubwo numva ko ibyo yagomba gukora ku ruhande rwe yabirangije kuri bamwe mu bagabo wa mudamu arajya kurwana na ya mirimo yo mu rugo wenda abanza ace mu murima azitura ihene yikorera isuku umugabo nawe yahingishije hari igihe umudamu ayizamukana anerehetse umwana anafite n'umuba w'inkwi ku mutwe akurura n'ihene inyuma kandi umugabo ari aho rwose atambuka nta kibazo agenda yemye bizavamo ikirere ntabwo babana tubyara bazakurana uburere bwiza ni naho uzabona babana bageze imyaka runaka n'ishuri akarivamo akaza gushaka ukiraho Fanny niba abadamu bo mu cyaro babona ko ariyo umuco sibyo cyangwa ariyo doni niwo muco w'ahantu twabyita umuco buriya bakaba bada complaining hari ikibazo iyo bara complaining urumva hari akantu yashyizemo ngo abagabo bo mu cyaro ngo nta diri bagira urumva aho ngaho ntabwo nabona icyo mvuga ntekereza ko ashobora kuza kungurura kandi ntacyo bitwaye kuko icyo dushaka ni balance kuko nyine ni uko wenda abagore bo mu cyaro batajya wenda hari igihe baba batarize ngo bagire kuko mwibuke ko iyo umuntu yiga cyane ushyira amaguru mu ibase uboroka cyane nubwo ari ukuboroka bazana kurokoza ejo ugahita unabyibagirwa ariko umutwe ugenda wuzura
rero bituma umutwe udacubangana. Rero uriya mugore agiye aba atagize amahirwe yo kwiga akaba adashobora no kugira conception yo kuza kubaza umugabo ikibazo gikomeye kiri pertinente kimubaza ngo kuki tuva hariya ukagenda hariya. Ariko nyirizina wenda nubwo Fanny numva agiye kumurura kandi nta cyo binatwaye, yego nyirizina umugabo mu cyaro niba atagiye koko mu mpamvu zo kujya gushaka icyata muri makindi gukodesha ubutaka bundi, yego atari impamvu iri tangible ifatika ya nyayo yatumye koko ahita adeviya akagenda. Ariko guhinga biravuna, ntekereza ko iyo nyota ahubwo afite uwo mugore se ntayifite, yego simbizi. Ariko icyo nzi cyo nadefandaga nzi neza cya reality nuko imyaka 20 umugabo wo mu cyaro ashobora kwimana atarabasha no gutera urugo rushyashya cyangwa rucinyire bundi bushya. Bivuze ko icyo gihe uwo muntu yakwibaza ibyo yagiyemo niba koko biri relatife n'ibyo twise diruhana. Ariko ubundi nyirizina hatari impamvu ifatika nyine izabyara n'umusaruro ikaza no gushyira itafari ku mikorere y'urugo cyangwa ku iterambere ry'urugo. Ariko kuri iki kintu gatoya turi bugaruke gato ku myumvire. Hari imyumvire abantu bamwe biha kandi ugasanga ya myumvire niyo igenda ishyira ubuzima ahantu hatari heza. Tuzi neza yuko ntabwo umuntu amenya iminsi amaze, ntabwo amenya iminsi asigaje, sibyo? Kandi ngarutse gato ku rubyiruko, imikorere yanjye myiza nk'umugore nzakora nteza imbere urugo rwanjye, umwana wanjye w'umukobwa azakora abibona, yifuze kuzabaho nka mama, yifuze kubaka urugo nk'urwa mama. Niba uri umugabo ugakora ibikorwa byiza, wa mwana w'umuhungu azabyuriraho. Ngarutse gato ku buzima bw'abana babamo, umwana wese akora amabuza ngo uzaba kimwe nzaba umusirikare, nukuri uzaba iki, nzaba mwarimu, nzaba doctor, nzatwara indege. Kubera iki? Abona ko ari ibikorwa abantu bakoze by'indashyikirwa. Ariko mu buzima bw'urugo, niba umugabo we ubwe, bamwe mu bagabo bagifite imyumvire yuko ufasha urugo, ufasha umudamu mu rugo ari ukwemera ukabigaruzwa muheto cyangwa se ubuganzwa, uwambona se nk'ubura, uwabona se nteruye umwana. Ndemera ntashidikanya ko bamwe bagifite imyumvire yuko hari imirimo igomba abagore, hari imirimo igomba abagabo. Kandi mu by'ukuri umurimo wese umugabo yakora mu rugo, mu gihe yumva we ntacyo umutwaye, aba ari urugo rwakorera. Nubwo waba uteruye wa mwana, nubwo waba umukarabya cyangwa se umucira inzara cyangwa se no mu gikoni utetse, ni ibikorwa bizamura urugo, ni inyungu z'umuryango. Turimo turareba iterambere ry'umuryango bizaba. Ba bana bacu bazatuzamukiraho kuko bacyo batubonyemo, hari icyo twifitemo. Ariko mu gihe habayeho kuvuga ngo umugabo, nk'urugero gato mu mbabarire, hari abagabo bakora bava mu ntara baza gushakisha i Kigali, akazata yumva ko ari wowe wakoze wenyine, ari wowe wavunikiye urugo wenyine, kandi agataha mu rugo, yego atahanye ihaho, atahanye amafaranga ukwezi kwashize, ariko ageze mu rugo akeneye yuko umugabo, umudamu agomba kumuhundagazaho ibyishimo. Habanje kumenya ngo yavunwe n'iki, yagowe n'iki, ese yararwaye, ese umubiri umeze ute. Ejo yarangiza abonye ku mugore nta byishimo amukuyeho, akagaruka Kigali avuga ngo umudamu yaramunaniye kuko nabonye atitwaye neza mu buriri, buriya yashatse abandi bagabo, buriya ntabwo akinkunda, n'utugambo two ku ruhande tukaza. Kubera iki? Yagize ya myumvire. Tugira aho bishobora kuba intandaro y'amakimbirane cyane no guharikwa, kuko wamubonera mukavuye mu cyaro 2-3 abona nta ya happiness nayo abonye mu buryo wabyifuzagamo, naramuka nagira Kigali azahindura ibitekerezo. Niho rero ibibazo bizavuka. Agenda yegumire Kigali hari gukorera, wa mwana w'umukobwa nkaho yakize ngo bijyemo, azajya gukavaringa, azajya kuziba icyuho cy'ibyo se akaba yafashanye. Niba se yagiraga umwanya akaba hafi y'umugore akamufasha uturimo runaka, wa mwana w'umukobwa azajya kurwana nabyo. Niba wa mwana w'umuhungu yarabonye se yirara ntagira icyo afasha nyina, wa mwana w'umuhungu azigomeka. Ujya bibona ko ari abana bombi bataha mu rugo, umuhungu akagera mu rugo akuramo inkweto na uniform, yongera asohoka agenda, akaza gucyurwa nijoro aje kurya no kuryama. Ariko ibi byose ntabwo byitabwaho. Ku ruhande rwanjye mba numva bwa buringaniye n'ubwuzuzanye bwakimirizwa imbere, ariko hageneye kutavuga ngo njyewe ubwanjye ndakandamijwe kubera yuko byanze bikunze niba nkora imirimo mu rugo ndi umugore
gushimira yuko uyu munsi igihugu cyacu badamu bamaze guhabwa imyanya myiza, nabo batwara imodoka, nabo barubaka. Kera bari bazi ko abagabo ari bakora imirimo y'ingufu, ubu nta murimo umugabo yakora umugore atakora. Yego. Mureke dufata akaruhuko twamamarize umuterankunga wacu IBTC, akaba ari ikigo gifasha urubyiruko kwiteza imbere, kwiga imyuga, kwiga ibijyanye no gukora ni film making, gukora ibyo bita ama graphic design, graphic motion, n'ibindi byinshi biri related ku bijyanye na kamera, gukora, kwiga gushutinga, kueditinga. Ibyo byose rero ushaka kwiteza imbere ugakora ukiga umwuga w'igihe gito, ukaba watangira kujya nawe ku isoko ry'umurimo, IBTC rari kugira ngo bigufashe. Tugaruke mu gice cyacu cya kabiri. Igice cya kabiri tugiye kwibanda kuri abajene, iterambere. Ibi bintu mama Fanny atuganirije ndetse na Papa Claude, ese byadindiza iterambere jya wa mwana ukomoka muri ya famiye? Ese koko ibi bintu byadindiza gutera imbere k'umuntu? Ubundi mbere yuko tujya ku iterambere bari batubwiye happiness, ubwo ni bireba abapapa, ababyeyi. Tugaruke noneho ku iterambere rifatika, donc rifatika, ri palpable. Donc kwa gutera imbere kwa kurugo, iyo bavuze urugo rwateye imbere ni ukuvuga ngo urugo rufite icumbi ryabo, rufite aho mufite mubona ibyo kurya umunsi ku wundi, babana bariga, n'abana bo wenda hari izindi contribution. Ese ibi bintu bifite impact ku bijyanye n'iterambere rya famiye? Ariko mbere ko tuvuga kuri iryo terambere, tubanze tuvuge se hari imirimo, oyo Dani, urabyemeza ko ari imirimo umuhungu atakora niyo yaba ari imirimo iri aho yo mu rugo ifite akamaro? Urabyemeza ko hari imirimo umuhungu atakora yakorwa n'umukobwa? Unatuspecifiye niye ubundi imirimo wowe utemerewe gukora mu rugo? Urakoze. Mu by'ukuri imirimo itandukanye y'ibihari umuntu nk'uko nabivuze nyine sero jare ku mukobwa cyangwa ku muhungu, kandi abantu babyumva akanya bagira ngo ni ukwigomeka kw'iki gihe ko biba bifite ahantu byaturutse. Yego. Biba biturutse aho twabirebeye ku babyeyi no mu mateka nk'amagenerasiyo ya kera. Hari akantu nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga bagaragazaga umudamu atwita umwana, bandikaho amezi 9, noneho wongera bafata kakana bagashyira mu bwonko bw'umugabo, baravanga iminsi ye kubaho yose. Bigaragaza ko ngo umudamu ngo yita ku mwana mu mezi 9 gusa mutwite mu nda, umugabo yaramusha hasi ngo ariko indi minsi yose umugabo akamutekereza ibihe byose. Ngo umugabo amutekereza ibihe byose. Rero kugaragaza ko abagabo bavunika. Ubwo niko bashaka kugaragaza, ariko nanjye ubwo hari uko nabibonye. Yego. Mu by'ukuri ibyo bintu bigenda biremamo abandi bantu, abasore cyane cyangwa abahungu mu rugo, confidence navuga si buri we nimbara ngo bazikura simbizi, arebeye ku byo papa bakagenda bidistenga mu mirimo itandukanye. Nk'urugero akavuga ngo sinshobora kumesa nk'ibyaha by'umwana, sinshobora gukubura umukobwa ahari, naho bashobora kuba babikora abasore keretse urugo rutari mu mukobwa. Iki kintu hari ikindi, hari urundi rugero nigeze kubona murezi ko turi mu itangira ry'amashuri. Hari umubyeyi wabwiye umwana w'umukobwa, arambwira ngo nudatsinda ngo umukozi wo mu rugo nzahita mwirukana. Donc uzi ukora imirimo, ati nudatsinda zaguhanisha imirimo, witewe ko umukozi wo mu rugo nzahita mwirukana. Kandi umukobwa avukana n'abandi bana b'abasore, ubwo urumva ari ikizakurikira nuko ari uzakora imirimo yo mu rugo. So abahungu wenda abakoze buno bushakashatsi bizasaba imbaraga nyinshi mu gukora ubukangurambaga kugira ngo nabo bisange iyo mirimo, ariko rwose mu rugo bizwi ko umuhungu ntashobora gukubura, ntashobora kumesa umukobwa ahari, ntashobora koza ibyombo umukobwa ahari. Yego. Ibyo byose nyine ari iby'umukobwa. Icyakoze wenda ashobora gushaka nk'urukwi, kuragira ihene, ashobora kuragira ihene, akagarukira aho ngaho. Ariko ibyo bindi byose umukobwa yabikora. Umukobwa ategure utashe mu rugo ugasanga mu rugo haranduye. Donc umwana nawe hari ibyaye by'umwana biri hariya, muvuye mwese ku ishuri, utegetswe ko umukobwa birategereza ko ari umukobwa ubikora. Ni kubyumva
ntabwo njye ariko mbyumva ese kubera iki atari ko mbyumva njyewe impamvu atari ko mbyumva ibyo ni bimwe mu bintu biri kutudindiza muri iyi minsi nanone bigatuma urubyiruko rudatera imbere ariyo mpamvu ubona ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane bitewe n'uko hari mindset y'abantu ibintu bisetinzemo ariko mu by'ukuri turi hano kugira ngo duhindure ibitekerezo by'abantu ntabwo kuba turi hano ntabwo dushaka ko abantu bakomeza kuguma uko bameze ahubwo dushaka kureba ngo ikibazo kiri hehe tugikemure niba abantu urubyiruko rw'abasore rwarisizemo ngo ngiye sinakubura icyo kintu nicyo dushaka ko gihinduka kuko niba umukobwa byo muri logique umusore yakubura ntacyo bitwaye kuba umusore yakubura ntabwo bisuzuguritse nta nubwo byatuma atitwa umusore w'icyubahiro kuba yakubura niba ari umusore ugeze igihe cyo kuba yasirimuka akajya ku muhanda wenda amaze gukubura asize isuku mu rugo ntacyo bitwaye yakoze ibyombo byabyoza yanandurura ku meza byose yabikora nta kintu gito byakwangiza ku buzima bwe icyo ni icya mbere ntabwo yavuga ngo wenda ngaranga ari burware ko yabikoze ntacyo byamutwara ikindi ntabwo yavuga ngo wenda ngo kubera ko umuntu abikoze ngo ndasuzuguritse ntabwo asuzuguritse ahubwo se umusore nk'uwo ninde utamushimye nta muntu utashima umusore nk'uwo uri n'umukobwa ukaba n'umuntu wavuga uti uyu niwe musore wundi ukeneye mu buzima bwanjye niba ari umuntu uzagufasha icyo gihe tubona ko no mu rugo nimugerayo azagufasha kwita ku bana akagufasha kwita kuri buri kimwe cyose kuko niba ibyo bintu tubibona mu gice cyo gutuma tudatera imbere nibyo cyane ndetse kubera iki navuga ko bituma tudatera imbere niba umusore akeneye gushakisha mu buzima bwe ariko n'umukobwa akeneye gushakisha hari ikigero umuntu ageraho ntabwo wenda twakwita ko umubyeyi aba amucukije ariko hari ikigero umuntu ageraho w'umusore cyangwa umukobwa akaba akeneye kwishakamo igisubizo ntaba agitegereje igisubizo ku babyeyi yaba uwo musore ategereje igisubizo ku buzima bwe yaba n'uwo mukobwa ategereje igisubizo nawe ku ruhande rwe ntabwo umukobwa azakenera kotegisi ngo ajye kujya ku mubyeyi uwo munsi kandi wenda ari umuntu ushoboye kuba yakwikorera nawe ukeneye kuba watekereza nk'umuntu wenda ukeneye kubaka ejo hazaza ese ndacyari umukobwa w'imyaka 18 wo gusaba kotegisi mama ese ndacyari umusore wo kuba nasaba ipantaro ibyo byose ugomba kubitekerezaho niyo mpamvu rero umusore agomba abazi ko afite ibyo agomba gukora kugira ngo agire ibyo yibonaho ku giti cye atategereje igisubizo ku bandi ariko n'umukobwa narabifite nawe uri mu bantu bemera ko n'abahungu hari imirimo bakora umusore umukobwa atakora ntayo sure imirimo yose umukobwa yayikora wakurira umukobwa ashobora hejuru agatanga akubaka cyane ni nayo mpamvu urabona igihugu cyacu cyazanye uburyo bwo kugira ngo kigishe abakobwa imyuga buri wese yiyumvemo ko ari mbese nta kibazo bimuteye umukobwa abe yajyana mu gipolisi murababona benshi bari mu gipolisi magi mu gisirikare aba yajya kubaka mujye mubabona benshi umukobwa we yaba minisitiri kera ntabwo wapfaga kubyumva ariko ubu ngubu urajya kumva ngo mu minisitiri runaka minisitiri w'uburezi dufite ubu ngubu ni umugore ni ibintu bishimishije cyane mu gihe kera umuntu yumvaga ko igitsina gore gihora kiri hasi ntabwo byakumvikana ariko ubu ngubu uyu munsi tubona ko ikintu cyadufasha gutera imbere ni uko twazamuka buri wese akazamura imyumvire ye abo basore bakikuramo ibintu byo kumva ko hari ibintu batakora kuko ayo masaha yose umukobwa amara igihe akora niba ari amasaha 4 umukobwa akora umusore agakora amasaha 2 birumvikana ko bose bamwe bakora amasaha 6 bagakwiye kuyagabanamo 2 umwe agakora 3 undi agakora 3 noneho bikarangira ya masaha umwe abonye umwanya wo kwitekerezaho no kujya mu yindi mirimo imuteza imbere umukobwa akajya kwiteza imbere n'umusore akajya kwiteza imbere ariko imirimo yo mu rugo bayisaranganije kandi bose bakabasha kumva babohotse nta n'umwe uvuze ngo umusaza wanjye byagenze gutya ngo wenda yamvunishije ibyo bituma n'amahoro aza mu rugo reka n'abantu bakishima bakanezererwa bagasangira ibyishimo by'umuryango erega Nelson gusaranganya imirimo yo mu rugo ku mpande zombi byabyara inyungu nyinshi izihe inyungu zabyara reka duhere gato ku iterambere iyo abantu bahuje bajya baca umugani ngo iyo abantu barya ari babiri ntabwo bihora iyo abantu bombi iyo uzanye imbaraga zawe nkeya wasigaje igihe wakoraga ya mirimo yawe nanjye nkazana izindi mbaraga nkeya tukazihuriza hamwe byatubyara inyungu nk'urugero rwihuse iyo umugabo n'umugore bagize igihe cyo kuganira bakaganira ku bikorwa by'iterambere bakavuga bati dukora iki abishyize hamwe nta kintu kibananira ariko ntabwo abantu bajye kwishyira hamwe mu gihe kirimo ya myumvire yo kumva ko hari imirimo indeba n'imirimo itandeba mu gihugu cy'u Rwanda abadamu 52% mu bigaragara ni ibintu bishimishije izo mbaraga zakabyajwe inyungu mu mirimo iyo ari yo yose n'abadamu muri kino gihe bakora dero
abantu bakunda kugenda mu bihugu by'amahanga barabizi umudamu yatse imodoka akajya guhura na mugenzi we bagapanga diri ya miliyoni 300 bakayituritsa kandi ikavamo kubera iki nawe arashaka kuzamura umuryango kandi akoresheje ubwonko bwe ntabwo umudamu yatekerereza urugo rwe ibintu birambye birebire mu gihe mu rugo harimo amakimbirane mu gihe mu rugo harimo umwuka mubi kandi umwuka mubi nta kintu kiwuzana ni ukwikunda abenshi usanga mu badamu barenganya abagabo bababwira ngo abagabo benshi babaye careless ntabwo batanga care n'abagabo bati ntabwo mukitwitaho ntabwo mukitubonera umwanya bya biganiro by'urugo byazave kandi tuzi neza ko urugo rwubakira mu biganiro yego kuganira ko abantu bombi ntabwo haganira abantu badatuje nuko ya mirimo mwagize umwanya wo kuyikora mukayishyira ku ruhande mukaza kugira umwanya wanyu mwembi bari wo kwitekerezaho shima n'Imana kuko yahaye agaciro abadamu kera ngo ntago abagore babarwaga ntago abagore babarwaga babaraga indimi barakavuga ngo hatarimo abagore n'abana ariko uyu munsi umudamu arabarwa wahoze ubaza umukobwa umubwira uti hari imirimo wumva abahungu bakora utakora araguhakanira ariko nanjye naguhakanira nawe iyo imirimo abagabo bose bakora nawe bayikora cyane wakurira hejuru kubaka hejuru cyane rwose ko abadamu bajya gutwara indege abadamu bajya kubaka niyo mpamvu leta yacu yashyizeho ibi bigo byigisha imirimo ubumenyi ngiro imyuga n'ubumenyi ngiro nuko bashaka ko buri mwana wese yisanga ku kintu kuko ntabwo nzigera mba nzabana nawe nk'umugabo wanjye igihe se uzaba udahari niba ntaragize umwanya wo kugira ibintu runaka mbona yuko byose ko mutinyuka nzafunga nte defense yanjye n'iyawe mu gihe uzaba utakiri ku isi bana se bazabaho bate kandi hari ibyo numva yuko nzirizwa ntagomba gukora ku ruhande rwanjye rero numvaga hagomba kubaho kwikuramo imyumvire yaba umugabo n'umugore bakamenya neza yuko imirimo yose yo mu rugo niyabira bareba ntabwo gukubura ari igisebo ku mugabo ntabwo iyo nganiriza abakobwa bitegura kurushinga kenshi nkoze kubabwira nti byanze bikunze kirazira kuzamenyereza umugabo utazakomeza kumukorera mwereke yuko nubwo ufite inshingano zawe niza hari izo wamufashamo gufashanya ni ingenzi kandi iteka iyo umudamu afashe umugabo gusa umugabo atamufasha umudamu ageze akamanika amaboko tugarutse kuri za nshingano nkuru z'abagabo mu rugo ntabwo byaba bigaragara nk'aho ari musaranganye ya mirimo mito ntabwo byaba ari gusuzuguza umupapa imbere y'abana ahubwo babana aribo bagomba kubireberaho wa muhungu nka Dani ntabwo azaba papa se ko akora ibingibi kuko ntajya gufasha mushiki wanjye ibingibi niba papa nk'urugero umugabo wanjye niba nahari cyangwa se kuko akazi kacu k'itangazamakuru duhora tugenda kuri field ahantu hatandukanye kumva ibibazo by'imiryango kubaka gukemura amakimbirane y'abashakanye ariko counseling niba aje akantanga mu rugo nta kintu na kimwe kizira ko atakora kirazira abasha kujyamo ko no umukozi n'umaze wese agaburira abana kandi mpageze kandi professor akajya mu gikoni ntabwo biteye isoni Claude umudamu muhuje mubaye donc équitable mu rugo ntago bigabanya kuri parole d'autorité cyangwa itegeko mu rugo ufite go kumomboye kuri amapeta ona nta ngaruka nyine urumva ubundi umuntu wese arikunda 100%. Noneho impamvu ituma sinzi ubwo Fanny bajya bivuga mu kiganiro cye impamvu ituma haba abantu babiri ku isi gusa umugore cyangwa umugabo ariko ikarangira mu bakobwa benshi bagutaye ubukwe harimo umwe wahisemo ni added value baramukurikiranye cyane bivuze ngo rero wowe ushaka kumuvana 20% yongera ku ijana rya bivuze ngo ubundi bivuze ngo kuyano abandi uriya mugore aba yifite 100% rye akaba abonye added value zawe zitameze nk'iz'abahungu bita abasamaniyeri wenda abantu batinda mu kabari cyangwa se bagira gute noneho we rero 100% rihorana abagushakaho
20%. Bivuze ngo inshuro nyinshi iyo mubanye mubaransingana aba yaragutwaye 20 afite 20. Uwo ufite ijana wowe nawe ufite ijana wowe urarihorana nawe ushaka rero kuyamuvanaho nibura 20 cyangwa 25. Rero kubera ko iyo added value itariho ariyo icyo kintu rumbajije yego cyitwa ngo ese byagabanya inuza nekeza ko ndamutse mvuze ngo byagabanya kuko nkora imirimo naba nibeshye uko n'ubundi added value yagukurenyeho 20%. Nibyo bya bindi agize imana ya 20% yiyongera ku ijana yaryo akayikubonaho ntabwo byatuma utakaza ijambo. Bivuze ngo natangiye mvuga ibintu byanjye nk'umuntu nyine wadefanaga abagabo mu mujyi kandi koko nibyo nabyo ni ukuri ariko bibaye byiza realistique niko abagabo benshi cyane abize bafite iyo myumvire. Oya bibaye byiza niyo diri urimo n'umugore yaba yize ku buryo yemera gutanga iyo uwo mwanya ariko se azawutanga imyaka ingahe? Iyo diri itazarangira azawutanga imyaka ingahe? Bivuze ngo n'abadefanze abagabo kandi koko barabikora kenshi ariko koko UN Women cyangwa se Action Aid cyangwa se Minisiteri y'Abadamu y'uburinganire n'ubwuzuzanye meme n'abandi bose bakora kuri gahunda za leta bagize imana bakabona abantu batsindwa hangi batangira bari bafite impamvu ariko bakumva iyo mpamvu itazahoraho yego tukanibuka ko iri 20% umuntu akurikiranaho umuhungu uteye nk'undi muhungu bamaze guteta ari 5 ariko ukaza kwemera wa muhungu kandi uteye nk'uwa mbere ariko ntabwo umukunze nta kintu umukundi nta n'urukundo rwagombye kuba rubaho ubundi habugiye kubaho added value ajoute. None izo value ajoute rero mu gihe zabara nubwo mwamaze kubana naho na za divorce zaturuka nibyo. Ubwo nekeza ko rero ntekeza ko abadukurikiranye nari mfite impamvu ariko nemeye gutsindwa. Okay, reka nara tongere dufata akaruhuko tugaruke mu gice cya nyuma gisoza ikiganiro. Mbibutsa ko ari ikiganiro ni saison ya mbere y'iki kiganiro. Tuzongera tugaruke tumve icyo expertise cyangwa abantu basanzwe impuguke muri ibintu abasanzwe bakora aka kazi umunsi ku wundi. Hari imiryango yavuze kandi koko ifite mu nshingano gukurikirana bino bintu no kwigisha abantu. Hanyuma turaza kugaruka tugana ku musozo w'ikiganiro. Mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro mbibutse ko ikiganiro giterwa inkunga na IBTC kandi IBTC ikaba ari ikigo kimaze imyaka myinshi gifasha urubyiruko n'abandi bantu bose bakuze kuba bashobora gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kamera. Muri minsi tumaze gutera imbere aho dufite amateleviziyo menshi mu gihugu bakeneye abantu bazi gukoresha kamera ku editing inkuru zabo, bakeneye abantu bazi gukora ama graphic ni ukuvuga ngo ni nk'ama abantu bazi gukora ama design y'amabanderole, ama design y'amabana ndetse n'utupublicité tugaragaza yuko ari ikoranabuhanga mu bijyanye n'iterambere rya media. Rero nibyo IBTC ifasha abantu bose. Nawe udukurikiye ukaba wifuza kwiga umwuga mu buryo bwihuse graphic, muri minsi hari intake karibu. Umuterankunga w'ikiganiro ni IBTC. Turacyari kumwe namwe. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788543002 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Tuganire ku musozo w'ikiganiro. Tugiye kuvuga noneho challenge leta ifite cyangwa iriya miryango ifite mu kumvikanisha iki kintu. Ese koko mu by'ukuri Dani, wenda tugaruke kuri Dani, mu by'ukuri ubaye ukundana n'umukobwa
akaba uwo mukobwa akaba hari valeur zimwe utamubonaho cyane cyane nk'imirimo kuko ntabwo ari imiryango yose yigisha abana b'abakobwa gukora imirimo. Turafata urugero wenda mama Fanny araza kutunganira, hari imiryango itigisha abana b'abakobwa imirimo, aho usanga umwana avuka cyane cyane mu mujyi, usanga umwana avuka akanageza mu myaka 15 atazi no gukubura, bitewe n'uko tuba mu mujyi iwabo avuka iwabo hari abakozi batatu, ukubura, umesa, uteka, n'ubarindira igipangu nijoro wenda umuzamu. Umwana agakura akageza mu myaka ajya kuri secondaire muri interna, yagera no muri interna bagasanga ntazi no gusasa. Ese ukundanye bene n'uwo mukobwa ushobora kubaza ati uzise, akavuga ati reka ntayo nzi, icyo ni igiki, uzi umukubuzo umweyo, ati ntawanzi. Ukundanye n'uwo mukobwa waba proud yo kuba wamugira umugore? Murakoze cyane ku icyo kibazo cyiza. Icyo mpamya cyo neza kugira ngo ubukangurambaga buzagerweho kandi nanashyigikira Julie Claude ko abazi ndatsinzwe, ariko nubwo atsinzwe ushobora gusanga nk'abantu benshi bashobora kujya mu murongo ari bakeya, kubera ko bizafata imbaraga nyinshi kugira ngo ubukangurambaga bugere ku bantu, ku bagabo cyangwa se ugomba bihera ku bagabo kugira ngo bigere ku basore, kuko twe tubyigira kuri ba papa n'abandi bantu tureberaho. Hazasaba ikintu cya culture mechanism kugira ngo abantu bumve neza ibyo bintu by'imico kibarimo ya kera bihinduke. Warumbaje uti nk'uwo mukobwa wamugira umudamu, njye sinshobora kumurenganya kuko hari ibyo aba atazi, wenda yagomba kuba yarigishijwe, ariko still narenganya ababyeyi be, papa na mama. Reka nguhe urugero, nize kwakira ubuhamya bambwira umudamu nk'uko nyine umusore yatese umukobwa gutyo, bagira igihe cyo kurushinga, barashakana ariko nta makuru menshi yari amufiteho. Urumva nyine fiancé yabo ni sheri ishushu, no gusohoka no ku mazi, ariko ibindi wenda ntibabigiyemo, ariko yaje gusanga afite problem yuko atazi guteka. Baragenda umunsi wa mbere babona batahanye uduteka we barariye, umunsi wa kabiri buracya burira, ubona bigiye gufata hafi nk'ukwezi, kwabukiye bimaze bibere mu ubwo buzima. Umugabo nawe wenda agiye guteka ari umudefanda agasa nateka, ariko umugore akaba ati ntabyo nzi. Icyabaye rero umugabo yabonye ko bigiye kuzamusenyera, aravuga ati ngiye kohereza iwanyu, umutima we ni kuyivugiye ujye kwiga guteka stage, mama kwigisha guteka. Ntabwo bimweruye gutyo, kuko umugabo yari asanzwe akora misiyo zo hanze, afite akazi ko hanze, apangana nyirabukwe. Aravuga ati rero umwanyohereje umugore utazi guteka, atari singiye kwisenyera urugo, ngiye kumukohereza amezi 6 wigishe guteka, nabimenye uzamungarurira, sinzamuca inyuma, sinzagera gute. Niko byagenze. Yateguye umudamu avuga ati mukecuru yambwiye ko agushaka, ati kandi nanjye ngiye mu kazi, ariko ubwo nyine uzagaruka wite ku rugo, ati nzagaruka nyuma y'amezi 6 ngiye mu kazi, ariko mukecuru yambwiye ko agushaka. Tamuhamagara ati mukecuru ndamwohereje, ya gahunda yanjye imenye. Umukobwa ageze aramubwira ati rero umugabo yambwiye ko guteka byakunaniye, none ugiye kwicara wige guteka, uve kuri buri kintu A Z. Niko byagenze, yamaze amezi 6 yiga guteka, arongera nyuma aragaruka mu rugo bigenda neza. Ukibaza yajya kubyiga mbere hose, yari guhura n'iyo stage, yari guhura n'icyo kibazo. Byumvikane ko n'umwana wazamukomoka avuga ati mwana wanjye ntuzabe nkanjye, ugomba kwiga ibi n'ibi ukabyiga. Rero icyo navuga, ababyeyi bafite uruhare rukomeye cyane mu gutoza abana babo, kuko ubuzima ababyeyi babayemo ni nyiramubande y'abana babo bazabamo. Nimba utaramwigishije gusasa, nimba utaramwigishije guteka, ashobora kuba kuko atarakuriye mu cyaro ngo amenye ibyo bintu. Ikindi umukobwa agomba kumenya ntago azahana azajya, ashobora kuzatura mu cyaro, ashobora kuzatura mu mujyi, agomba kugira awareness ibintu byose. Merci uko biba bimeze. Namsi wasanga utazi gucumba ubugari bw'imyumbati,
ntabwo nabizi urabizi nabizi ababyeyi bari twinjije kera ari irimo ubundi umukobwa yibanza agomba kubaza ibyana byakunda yego ni ngiye ariko umukobwa cyambere ugomba kuzi guteka uzi guteka uzi gukora isuku mu mpande zose waba gukubura cyangwa se wenda yaba gusasa nyine ugakora isuku ku buriri bwawe yego yaba kuba wakoza ibyombo gushyira ibintu byose ku murongo ukabyoruganiza ukavuza ikintu kijya hano niba ari kijya mu kabati kiri mu kabati niba ari kijya mu cyumba muri stoke ibikirangaha ukavuza ibintu byose biri ku murongo tekereza muri abakobwa uzi ndi guhita mbona harimo abakobwa batabizi kandi nawe ubizi ko batazi baba hari umuntu abagiye azi ariko urumva nyine yabisaba kubigisha iyo umuntu agize amahirwe agahura nabo arabibigisha wenda umuntu yagize amahirwe yo kuganira nabo ukabwira uti ntabwo ibi ngibi byakwiye kugenda bitya ariko kumvira wenda hari n'abemera bakigira abasirimu bafite nyine ibyo myumvire yo kumva ko ibyo bitabareba cyane nk'abo ngabo umusaza wagiye avugaga avuga ati bitewe n'ahantu bavukiye hari umuntu wumva ko yavukiye ahantu ibintu bitamureba nabo bagiye babaho urumva bisaba izindi mbaraga n'ubuze kubigisha kugira ngo bajye bamenya iby'ibanze ni buri mukobwa agomba kubaza basaza bacu bajye badufasha ariko natwe tugomba kuba tubizi ibyanga byakunda mu ngo nyinshi zitandukanye cyane cyane mu mijyi hari aho umugabo ashobora kuba azi koko gukubura cyane cyane bitewe n'ahantu yakomotse yavutse azi gukubura ashobora kumenya koza ibyombo yaranabikoraga mu cyaro ariko yamara gushaka umugore wo mu mujyi akereka umugore nkaho nta n'ikintu azi ariko wamugana ejo umugore yajya muri misiyo y'akazi kandi urugo ntazashake n'umukozi akajya abyikore ese cyangwa urugero rw'abantu bakora ibyo bita jokole aho ushobora kujya kwiga kure y'iwanyu mu rugo ukaba muri geto ukabyifasha ko nta bushobozi wenda ufite bwo kwishyura wa mukozi n'iki wabwira abantu bameze nk'abo basa nk'aho iyo bamaze kugera mu buzima bwiza barabaye ba minisitiri cyangwa andi bafite izindi karifikasiyo ariko ugasanga arashaka kugaragaza nk'aho ibyo bintu rwose mushaka umukozi ubikora ntabyo nzi wabagiriye inama abantu badakurikiye umupapa urakoze cyane kuko icyo kibazo ariko iki kibazo kiri influencé par location par l'environnement par culture par moyen uburyo umuco aho abantu bari aho baherereye yego bakubwira ko mu Rwanda umuntu akodesha inzu akajya ayikoresha ku manywa ariko ejo ntayikoresha ariko ibyo ntibishoboka mu Buyapani ntabwo byashoboka ko mu Buyapani bakodesha inzu ngo nijoro utayikoramo uzabashe kuyishyura bivuze ngo rero ibintu biterwa n'imbaraga z'ahantu muri ntabwo waba uba mu gihugu bagusaba viza yo kukibamo ukonyuka mu gihugu utagusaba viza kuko ari ikiwanyu rero challenge we learn from challenge twigira mu bibazo yego nekeza yuko uwo mugore washatse akaza wowe ukamwereka yuko utazi kwibuka kandi warakuriye yapfiriye nyine aho wabikoraga byose hashobora kuzamo asipe nyinshi yego asipe ubundi urukundo ni ikintu gifite imbaraga nubwo twanavuze ko mu kanya rutarabaho ari added value ariko urumva iyo ukunda umuntu ushaka kumukorera ibintu runaka byiza cyangwa ukabona igikwiriye rero ubu ikibazo gishobora kuba cyavuka cyatuma wirarira ukirera ku muntu mubana imirimo ikamwica cyangwa akayica uyireba uvuga ati narayikoze ntabwo byakora kereka uramutse ufite ikibazo cyo bita ikiburaburyo kuba umusamaniye utazi gushyira mu gaciro kuko n'ubundi turidi kuba umuyobozi n'ubwawe tw'umutware w'urugo bivuze kwerekera kuba ubasha gukora ibintu abandi bakabireberaho mu by'ukuri rero ntabwo abana bo mu rugo bajya bakora ibintu tubabwira wapi bakora ibyo babona dukora ntabwo bakora ibyo tubabwira bakora ibyo babona dukora okay ako ni akantu keza cyane bivuze ngo ukurikiye nabyumva akantu kige umwana akora ibyo dukora ntabwo akora ibyo tuvuga bivuze ngo kwifata uri umupapa ufata umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ukamutokinga amasaha 3 ukawuhora ubikora ntacyo bivuze byongera nta design byongera nta icyo byongera kora arebe kuko bishobora no guhuza n'imyaka y'ubwadolesa irimo imisemburo myinshi yo gusimbagurika ntanabyumve ariko mu gihe wowe uri active utanavuga yego kandi n'ubwo buri kirage umwana ahita abikora ntabwo abantu bose nabo tuyobora mu makampani yego ntabwo byaba byiza kubera ikintu utakizi
muhurugero niba wowe ushaka gutayipinga letre nako atayipinze letre ikaza amakosa y'imyandikire wowe uragenda ukajya kuri machine ukazana new paper ukabitayipinga ugashyiramo twatuzo ukajya gutoshyira akadomo ibyo wari umukosora warangiza ukerekana introduction y'letre ukazana body ukazana iki ukazana byose ukikurikirana nyine muri logique umara kwikora ubikoze kare gatatu mukoze nabikora tugaruke muri wa muryango mu muryango rero ni iki papa yakora umwana yarera papa nyine iryo jambo uhise uri pointaho rigahinduka nka kote iyo uvuze ariko sinagenda uyivuze bwa mbere wenda nisanga inariho yego nyine wowe gerageza ko umuntu ushyira mu gaciro kandi ijambo gushyira mu gaciro nibyo twise de value kare yego ibyo twise mise en valeur gushyira mu gaciro bivuze ngo rero ngewe usibye impamvu za influence ubusinzi hakabamo n'ibintu byo kubutera original ugira ibigari yego ukaba umuntu ashobora kugira ngo ngugure icupa rimwe akagura irya kabiri irya gatatu kwezi igihe utaza 9 z'ijoro yego ariko atari iyo mpamvu ukaba original ngenzi neza ko ikintu abakobwa dukeneyeho bakira abakobwa bashaka kuzatugira abagabo n'ikintu abagore badukeneyeho twaramaze kuba abagabo yego ni added value ni valeur ajoutée nuko kwibwiriza nuko kumwerekera nuko kumukosora bikaba karusho nuko kwa baranabiciyemo bivuga ngo rero nacyagiye wagiye kwiga hanze yego udafite umuntu uzakurihira uzagukora imirimo imito mu urabyikorera kandi neza bivuze ngo rero ntekeza yuko ubuzima buri balance bo mwisi ahubwo ni inshingano gusa niyo mpamvu bishobotse umwana wawe kumuha inkoko ikitwiye yarangiza n'amageza iva akabaye ariko hakonse yuko ikibazo cyose izagigira agomba kugikurikirana yego ubwo buntu burimo kugenda umutoza inshingano buriya bivugwa ko abantu b'aborozi cyangwa bakunda ibidukikije siritu ibi amatungo kuko amatungo iyo ihene irahebeba kuva ivutse kwezi ishaje ariko ugomba kumenya ko arwaye ugomba kumenyera ko atashye ugomba kumenyera ko itaryamye mu maganga ugomba kumenya yuko yanuwe yacyuwe donc ibyo bintu byose rero kubera ko uba ufite umutima wa responsibility ntabwo waba waratunze amatungo nk'inka nk'inkoko nk'inkwavu warabihaye umwana nka design yo kugira ngo agire atore responsibility yego uyo ngo umuntu ntazagira responsibility niyo amakaze muri office azayigira yego byumvikana ngo rero ikiganiro cyacu nubwo urimo kwanga ku musozo koko kizanakomeza ariko n'igihe cyo gutanga amasomo yego kuko ikiganiro cyose kuba kirimo ikintu cya education kwiga kirimo information kuforma abantu bakaba informe wenda sometimes na entertainment so rero bivuze ngo abakurikira ikiganiro cyacu nyine twatangiye dufite uruhande tubogamiyemo ariko birangiye tugomba gufasha UN Women Action Aid Imbuto Foundation Minisiteri y'Uburinganire bw'Umuryango n'Ubwuzuzanye n'abandi bose bakora ku nzira ibalansinga abadamu n'iterambere ryatuma ikindi Fanny yize kuvuga cyanangaje ko ngende umueconomiste 52% nibo abantu b'igitsina gore ari mu gihugu none se niba bakoshwe imirimo idahemberwa ubu urumva uburyo amafaranga mu gihugu ahubwo agabanyuka none se kuba ndarushaka 2% mu kudasarana nyine byumvikana ngo niba 52% bakoshwe imirimo myinshi idahemberwa n'igihugu kirahombe bivuga ko wa mudamu utaha akajya muri ya mirimo hirya no hino akagira nta nubwo abona wa mwanya wo kuruhuka amashubwenge kugiye hanijya ashobora kuba n'umuyobozi ejo ku kazi ashobora kuba n'umusirikare mukuru ejo azajya ku kazi azayobora indi troupe nta musaruro wamubonamo tujye ku musozo wa Mama Fanny nawe recommendation yawe murakoze cyane ndakomoza ku bintu nka bitatu gusa ni yego ikintu cya mbere ndi buhereho nuko burya iterambere riva ku bintu byinshi ariko burya n'umugore waruhutse wafashijwe imirimo yose yo mu rugo yuzujanye yagize igihe cyo kuzuzanya n'umugabo araruhuka mu mutwe kandi iyo umuntu wese arutse mu mutwe ibintu byose abikora neza ari izo nshingano z'amabanga y'urugo zikora neza ari naho haba isoko y'ibyishimo na bwa bwuzuzanye bugakomoka ahandi ikindi bukomotseho ni abantu b'abagabo bumva ngo narashatse narakoye birarangiye aho nibyo nta bindi ugomba kumva ibyo nakoye uko byamera kose abana basabwa kunyubaha uko byagenda kose aha ni iwanjye mu rugo mafite ijambo akumva yuko ibyo avuze
bikorwe munsi nk'uko bikorwa mu cyane cyane abantu baba mu cyaro batumve abapapa baba mu cyaro yego ati ntihagire ukora no ku karadiyo kanjye ahateretse agasokozo ka mukushi ubwo naho nyine umwana abona papa yiruka ahunge papa ibyo ntabwo byazabyara iterambere twifuza kugeraho yego ndetse twaze tuvuga yuko abana mu rugo n'iki ariko burya umwana apfa mwiterura umwana apfa mwiterura ati naramuka akuriye muri wa muryango uyu munsi ntabwo ndi butinye kubivuga hari ibibazo bikomeye by'ibikomere mu muryango ibikomere biri mu rubyiruko ibikomere baraturuka he ko uwo mwana yarakuze nabi agakurira muri ya famiye irimo ibibazo irimo amakimbirane kandi ahandi akomoka muri kwa kutamenya ibibazo by'umugabo n'umugore bakabikura hahandi mu cyumba bakaba babikemuriye bakaza kubishyira hagati mu bana ugasanga umwana atangiye gutangwaho abagabo ntureba ko nyoko yagurishije inka ntureba ko nyoko papa yananiye ugasanga uwo mwana atangiye kwinjizwa mu nshingano zitamureba uko mama yananiye mwana wanjye yava mu ishuri ujye uheka murumuna wawe mwana wanjye w'umuhungu dore so yarananiye reka kwiga ujye uzumba hafi ujye mu cyimbo nta kintu na kimwe kigomba gutuma abana tubyara bajya mu makosa bakirengera amakosa yacu icyaha ni gatozi na Claude bivuze neza yuko dukeneye ko iyo miryango ikeneye yuko iterwa imbaraga nta handi bizava ni muri kuno gufasha mu biganiro bihoraho umugabo wese ahava akagera igitsina gabo kikamenya neza yuko bya byishimo by'urugo iterambere ry'urugo bizava muri kwa gufatanya bwa bufatanye bwo mu rugo buzabyara ikintu kinini ndasoreza ku kintu cy'urubyiruko nkunze no kubivuga kenshi mu biganiro bitandukanye nkora nkunda kubwira urubyiruko ngo nimugakora ibyo mubona nimukajye mwigana ibibi byabaye mu muryango niba mu rugo hagati ya papa na mama hari ibitagenda neza mugerageze mwe kubyara ibisubizo niba mubona hari ibyo batakoze neza ngo babinoze ni mubikosore mubikore neza babarebereho niba mu rugo papa nta kintu akora kugira ngo azamure iterambere ry'urugo we gerageza kuziba icyuho ariko uzirikane neza ko igihugu kigukeneyeho imbaraga kubw'ibyo rero uvuze ikintu cyiza cyane reka nsozereze kuri nani kudasaranganya kw'imirimo mu rugo bifite impact ku gihugu yego birafite cyane icya mbere twamaze kubona nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje icya mbere cyo iterambere riradindira iyo iterambere ryadindiye mu rugo riba ryamaze kudindiriza mu gihugu niba wabaye ikirumbo ubundi warumbiye urugo rw'iwanyu uba wamaze kurumbira igihugu cyose ko buriya niba nta murimo wakoze ugaragara cyangwa se niba wavunishije undi mugenzi wawe ntimusaranganye imirimo wowe umwanya watwaye wicaye wowe ubwawe urimo guhombera igihugu icyo gihe amaze kuba igihombo niyo mpamvu rero tugomba gufatanya kugira ngo dufashe kugira ngo amasaha ataducika buriya uwo munyarwanda yavuze ngo igihe ari amafaranga iyo igihe cyatakaye ugatakaza uwo mwanya ntacyo uri gukora ngo utegereje ko undi muntu arabigukorera agatwara umwanya munini wowe wicaye umutegereje uba wamaze kuba igihombo gikomeye wamaze gufasha amasaha gusa urakoze cyane dusoza ikiganiro umunota umwe gusa ku butumwa mwagenera abantu badukurikiye cyane cyane imiryango duhere kuri Dani murakoze cyane kandi tubashimiye kuri iki kiganiro ko kirakiriya awareness y'ibintu n'ubwo bukangurambaga twavugaga ku basomye SDGs cyangwa se Sustainable Development ziriya ntego z'iterambere rirambye za UN harimo na gender equality ni ukuvuga ko nimba dushaka kubaka umuryango utazatuma abazakomokaho n'izindi generasiyo zishobora kuba zagira ibintu zizicuza bigomba guhera mu babyeyi kuko abana nta kintu bazi mbese hakeneye kubedika ku buryo bufatika cyane uburyo burambuye wenda nk'ibi mwakoze mwabishyize kuri social media ko urubyiruko rwinshi ruri kuri social media bagenda babimenya ariko n'ababyeyi bakeneye kubigisha nk'ahantu hatatu mu nsengero ku mashuri no mu muryango aho hantu bagerageze bigishe kandi bashyire mu bikorwa ibyatuma umuryango utera imbere. urakoze cyane Fanny. icyo ndi buvugeho ni ikintu gito cyane njyewe ndasaba abo bireba yuko habaho ibiganiro bihoraho kandi bigahera hamwe hasi hamwe twakomoje ko muri bya byaro
harimo abantu batagize amahirwe yo kujya mu ishuri ngo bige yego noneho ugasanga baheranwe n'agahinda baheranwe n'ubukene yego kandi gukena ntabwo ari amafaranga gusa banakena mu bitekerezo bihere hahandi bihere muri za nzego zo hasi kugira ngo n'abandi barebereho ikindi ndi busorizeho ni ugusaba nanone ba bandi bashakanye mbibutse cyane yuko abana nitwe bareberaho yego turi indorerwamo zabo yego tugerageze gukora ibikorwa byiza byo gufashanya kuko umugore naramuka afatanyije n'umugabo bizazamura iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ryabo mu rugo ribyungukiremo ndetse mu mikurire y'urubyiruko rwacu b'abana batureberaho bazatureberaho ibyiza ntabwo bazatureberaho ibibi kubw'ibyo ndasoza nshimira mwakoze cyane inzira y'amakobwa rwose ni sawa cyane merci Namsis murakoze cyane nge n'inama ndi butange yego nshaka kubwira ijambo rimwe abasore muri rusange abasore bose bumve ko gukora si ugusuzugurika yego kuba wakora ikintu runaka umurimo wose wakora atari umurimo w'ikibi atari mu nzira igana ku kibi gukora si ugusuzugurika rwose ibyo niyo jambo nagenera abasore niba wakoze umva ko ari ishema ryawe ni icyubahiro wivuga ngo ibi sinabikora kandi ntabwo kuba wakorera wakubura wateka ntabwo ari ugusuzugurika n'icyubahiro urakoze cyane reka dusozere kuri Claude murakoze ku bwa kino kiganiro numva ni ibiganiro bizaba byinshi kandi bizaba ku madiverification atandukanye ku kintu kijyanye n'inzira abakobwa bacamo yego urabona ko cyashingiye nyine ku bakobwa noneho hari ibintu batanze recommandation muri iriya nyandiko by'uko uburyo bwonyine bw'iyakuri kuko bakubwira yuko ubundi ushaka gutera imbere mu gihe cy'umwaka utera ibinyampeke ibishyimbo by'amezi 3 amasaka y'amezi 6 ibintu by'ibigori by'amezi 7 ubwo nyine gahunda yawe uri umuhinzi cyangwa se ushoye mu buhinzi urashaka gutera imbere mu mwaka umwe rero ushaka gutera imbere mu mwaka umwe wonyine uhinga ibinyampeke ushaka gutera imbere mu gihe cy'imyaka 10 uhinga ibiti ishyamba uri inturusu zikunda kwera imyaka 5 7 none wagenda gitema kigashibukaho 5 ubwo ryo terambere ryashingiye ku myaka ingahe 10 ariko ushaka gutera imbere mu myaka 100 nk'iyo abantu benshi bagumye ko bagira birabyo ko nta myaka 100 ibaho birabyo ntabwo ari byo kuko hari abantu bamaze kwirenza ni ikintu cyo nyine gishoboka niyo recommandation letazi muri anyandiko nibashyire abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga bana ni specific y'imyuga rero nkuko akomeje bivuga mwanumiye nka IBTC kandi IBTC irahari yego hari imirimo itegerejwe 1,500,000 by'imirimo igomba kuba yabonetse muri 2024 kandi byagaragaye ko kuva twatangira kwigisha abantu bose twigishije wenda si bose kuko ntihaburamo n'abantu bafite weakness cyangwa se babura amahirwe yo kwinjira ku isoko ariko abenshi Fanny waranabizi hano akorera abarahaba benshi bigaragara ko bino bintu byacu byigwa igihe gito ntabwo abantu bagiye kwiga amezi 3 batangiye no mwaka twego amezi 3 barangije amakosi yacu yose amezi 3 kuko ukwezi kumwe ushobora kwarije kwiga kamera kandi bikamuga uhoraho ushobora kwabaze kwiga Adobe Premiere Pro mu kweditinga bikamuga uhoraho ushobora kwabaze kwiga graphic design nka Photoshop ko yita ku mafoto cyane ukamuga uhoraho gutyo bintu nk'ibyo bivuze ngo rero niba koko muri recommandation harajemo ikintu cya TVT nibite ku kintu cya TVT koko abantu babigishe kudoda abantu babigishe gukanika amamoto abantu babigishe gukora iyo misatsi noneho ukora ko digitalization my friend uzi ko nta mushinga n'umwaka amenya n'iki kigano dukoze nikitajya kuri social media ugiye kuri YouTube ugiye kuri social media birarangira n'ubundi nta impact kigize bivuze ngo ibyo biga byose nibagaruka kuri digitalization rero akamaro ka IBTC ibintu byose twigisha innovation ni ugufata Photoshop ukayiga cyane birenze n'uwayikoze urumva ni ukwinova ntabwo ari ugukorera business abantu bari mu mujyi bakora amafoto barakize uzi ko ifoto iri soft copy kuyigufotora akaditinga akaza kwikoza ko WhatsApp wanagiye uzi ko sigara amafaranga 2 foto bibiri rwose urumva rero ibyo bintu digital urumva binatuma unaviga cyane cyane mu bya computer yego kwa encore ikindi ni iki donc buri kintu cyose twigisha gishingiye kuri innovation gishingiye kuri business gishingiye kuri technology kandi
tukanakigisha. Rero ngewe mwakoze kuntumira wenda n'inkunga nzanakoza kubibatera mu kiganiro cyanyu, ariko izo rekomandasiyo batanze kugira ngo abana b'abakobwa be kuzasuzugurwa, bazasangaho ya 20% ngize kuvuga ya added value nk'agaciro kandi k'umuntu agukurikiranaho, kuko ibijyanye na sexuality byo ni bimwe. Birasaba yuko nyine baba barongera agace baraha amahirwe yo kwigishwa. Rero ubwo ababifite iwanyu mwigisha abantu byari nihengengabiye mugira ishuri. Twebwe nta konje tugira no muri vacances batimo kwigisha. Ndavuga ama intake. Intake. Umuntu aje uyu munsi intake nziza umuntu wese udukurikiranye yakurikira yafatiraho kuva ku itariki 25. Yego. Kujya ku itariki 5. Kuko abantu benshi bahembwa ku itariki 28. Niko bigenda. Rero ku itariki 5 baba bazi kwishyura za butike, iyo yari menshi cyane baba barasagwe nayo kuzi nibyo bemereye umwana runaka ba sponsorize. Yego. Rero kuva ku itariki 25 kujya ku itariki 5 z'ukwezi gukurikiyeho, buri gihe muri IBTC haba harimo intake. Ubwo byumvikana ngo riko ushobora cy'abantu batagiye gutangira swate ikintu runaka. Ikintu runaka. Ubwo rero abatwumva bazakurikirana ubwo buryo bwiza, niba koko bakunze ibyacu, kuko nanze kuvuga byonyine kuko ntibihagije. Kuko ushobora no gutwara imodoka mu garage no kwiga amategeko iby'iwacu, ariko digitalization bayiteho. Hanyuma mukorera hehe? Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 6. Yego. Umuntu dukurikiye wamuha telefone abakeneye kugira ngo bagereho agira ibyo abasobanuza. Telefone yo ku ishuri ni 0788 54. Yego. 302. Yego. Noneho website ni ibtcfilmschool.com. Ashobora kujya kuri website akabona ibintu. Nshimire umuterankunga IBTC w'ikiganiro cyari inzira y'amakobwa. Ikiganiro akagaruka tuzasubira na Nelson Mucyo. Murakoze. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788 55 80 mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro